Mustafa mutereye. Mustafa mutereye. Baba n'imbere Imana uriya muhungu ndamukunda no kuva namenya yuko yabaye icyamamare kwisume mba mubona Sheri bana wangu bari ukafasha gogo Sheri bana Akabizi mana birandenze Mustafa surprise wayibonye Sheri urukundo nirwubawe dore bya bishyimbo n'ibirayi Saint Valentin yubawe uno munsi n'umunsi mwiza wa Saint Valentin. Nice to see you. Umva nje nyine birandenze uno muhungu ndamukunda n'umutima wanjye wose ku buryo utabyumva urukundo nirwonye umutima wanjye nagerageje kuko uri ukoze mana we urukundo nirwogere urukundo nirwogere urukundo nirwogere kagufuka meze kandi Sheri none sije gupfa oya be wamaye ibiganza byawe please Yes, kanajya ngusuza nizere ko umeze neza mu bihe byose urimo, nizere ko bimeze neza. Abarwayi mwihangane, Uwiteka arabazi kandi niwe nyirimuhe, akaba ni nyiri imbabazi. Ni Kigali 250 ni ceke from Kigali 250. Turi ahantu rwa mucyo za rwa Rutabura, turi ku munsi wa Saint Valentin, umunsi abakundanye bizizaho bakenjoyinga. Nambaye umutuku ariko ngiye n'umusiramu ntabwo nyeniza Saint Valentin wapi namba mutuku ari hasi nambaye ibisanzwe. Hari umukobwa muramuzi ukina amafilimi aryoshye, ni umukobwa w'umusitari, twanamukoresheje avuga byinshi bigiye bitandukanye. Yabonye video ya tipe wo mu agent yitwa Mustafa, arambwa ati soko umuntu aramushira wanye nubwo cyajya mu kiganiro nanze kumuvuga, ati se kuri Saint Valentin wazambare ukamerekeza nkajya kumusura, ati se ko numvishe ko afite umugore, ati uzi ko yashatse, navuga ntabyo nzi, basanga ari babagore biraga ko ngenda muzi nta mugore agira. Twifuje rero kujya gusura umukobwa, aha turi nyine tugiye kumureba, cameraman turere nimba ari hano hirya gato, twifuje kujya kumureba ahantu aba muri rusange. Namuhamagaye andangira ngo rwa Rutabura ariko ntago ndi burenga hano. Cameraman katumuhamagare ntago ndi burenga hano kuko nahageze, katumuhamagare turebe hanyuma twerekeze kwa Mustafa, tuze kureba ko biza kugenda, nimba agiye kumusura nimba agiye kumukorera ibiki ntago twebwe tubizi. Icyo tubereho n'amakuru kwanza tukanabereka abakunzi ba Kigali 250, subscribe, like, share ndetse na commentaire. Reka tuza kumva ka twitaba tureko bimeze. Allo, imeze bite? Imeze neza. Na mahoro. Umunsi mwiza wa Saint Valentin w'abakundanye. Yego sha merci. Wawe enjoyinze neza se? Wawe enjoyinze neza? Umva mbese nyine nshaka gukora igikorwa ku buryo biri bube neza cyane. Tushaka ryo. None se wawandangiye ngahantu uri nageze rwa Rutabura ndi hafi y'akakazu kakayira wambwiraga ngo utuyemo hano ku gipangu cy'ubururu, hari ahantu hari ruhurura. Wowe uri hese? Okay, hahandi twahuriye cyagihe ari nimugora mvuze ko ngiye guteka. Cyagiye mwe guteka ani nagoye cyanga kugeza cyagiye uvuye mu gukina filimi cyagiye. Niho ngeze neza. Niho ugeze? Uretse tubona turi ku muhanda, uretse tubona tu. Nanjye nakubonye. Niwe uriya mukobwa niwe twavuganaga. Bimeze neza. Prestation. Yego sha. Umunsi mwiza wakundanye. Umva umunsi mwiza nyine ariko ntago biraba neza, ariko nyine nizeye ko biri bube neza. Wambaye gutya. Mubizi se kinjyanye. Harya banza tubwire. Ahantu wambwiye ngo nkujyane ngo kwa mutipe ngo uri wambaye sume ngo umushiri wawe ngo ibiki n'ibiki, ntago namuteguje, sinzi nimba ari mu rugo.
Hoya ntacyo ahubwo ari ahantu yabaga ariko nakuruye amakuru neza naho yimukiye niho ngiye kumusanga. Aho yimukiye urahazi ariko nanjye ndahazi ese wamugiye kumuvugisha nibura ngo tutaza gukubita square kaba dukotoye. Oya nakumuvugisha kuko ngiye ikintu cyo gukora ni surprise kimwe nuko ari amakuru ndimo gushaka kumenya ntaramenya neza ahubwo mbabara tugende. Reka tujye tunaganira ariko hari umuntu namukana nimo mugaye wa mutipe babanaga arambwira ngo bari mu rugo ariko abantu aragiye kujya wa mugani twihute dusange yana. Mva twihute pe. Cyambe neza. Merci. None za diremeza bite za film. Izodi zigeze. Umva nyine nugutwika nkimanukira nta bintu byinshi. Mbese ntago nikora muri iminsi mfite akazi kenshi kandi ngomba gukora nka gasozi. Yego. Ako shaka kunda kuba muri zino kazi. Byahatari no karitsiye bama abastari benshi. Yo kumena vyaga na ruguru. Kumena hafi ya noza harya ni heba hita mutubeshe. Hehe. Ara hejuru tuyose utuyose. Sunguragira ngo mavuga abantu bose bamenye ngo ntuye ahangaha. Ariko kiza aho dutuye naho ari abaji nyine niho ari umuji wawe. Nari. Ako shawuri. Sutiriye wakirya ryari. Sana nakana wanzane nuko niziza sevara. Nta kintu gihari ngenza aba nguhari ko ego. Ukire hano ariko umva. Turahageze ngabo hano. Oya hari arakore bariye. Hehe. Wara kumuna haraka. Icyo mara hirya. Do hari inzira bamanukamo. Hari tumarekiremo hari. Kuri skariye. Kuri skariye. Mfite ubwoba. Ndatekereza usanze w'umukobwa. Iyeme. Nababa n'imbere mana uriya muhungu ndamukunda no kuva namenya yuko yabaye icyamamare. Kwisume mba mubona cicikana ngabaze nyine abastari babiri bahuye biraza kugenda gute haraza gushya twe turakomeza tujye twagiye nukomeza gusakuza ndumva ndumva ntazi nyine kare gusakuza tugende ntacyo duce umva cyagiye abaga Kicukiro yaje Nyamirambo ntihasigaye nyine yarimutse nyine yabonye abaye umustari aravuga ati kana njye gutura muri kati bama abastari wa mugani no hirya arabara hari ahirya gatoya mukanye n'umustari unyuzeho reka musuza ni muri Benz usitarabwirwa n'iki Yesu buretse gatatu Odi salamu wanjye meze bite bro Besheri musirika meze bwana Mustafa Niriki kamaye nkarera bimeze Mustafa meze bite kamaye uteva higisi meze bite Mustafa nukunze bari umutse mwana nubambwira ari inshuti yanjye mwana shamani byawe ngomaho nimo bari umutse ariko ubu hari impamvu ninde se muri kumwe munsi kubona umugore oya nabaniga tana umuniga umwe ne muri kakaza abastari se nobizi nane se ko ku munsi wa Saint Valentin mbona bambaye neza yose umugore ko mbona untungu yariko warimutse ariko warimutse ni mwana narimutse kwimukaho narimutse nawe urabibona madamu ntawe aka kanya mfite undi nyine undi twanye ku kindi cyamako darona ahubwo niko biri none se sawa ariko ikiza nuko tuziranye nje gutya reka ihangane ariko amakuru yose manya mfatiranye nukunza uzabimenye nukunza nukuza bitase utabazanye ubwashize bazanye igisambo se ubwashize no kugenda ariko oya mwana wambaye nk'aragiye aha oya no kuba meze uko nyine hari namukunze oya reka ubu ni uko nyine uko ubibona niko kuri Mustafa rero kuntu naje no munsi nakuzana impano ya Saint Valentin reka uramujyama muri kumwe ntago nshaka kumwerekana ntamuhamagaye ko ambabarire kuko muvuze ambwira ko ukiri mu rugo ugiye kugenda nubwo wari umuganga utagiye kugenda nakuzana impano wanzaniye impano nk'umuntu ugufana nk'umunyamakuru nk'icyamamare ku isi okay asante sana kana abaturage bagujwe ngo
Julienne ariko usanga bitari neza Eh, ariko nakuzaniye impano eh, nyuma n'abandi bakaba ndayitegereje. Ndayitegereje. noneho rero mu byubahiro byawe Mm. n'impano nzanye naje nzanye n'umukarani yikoreye ni ibiro umva harimo ibiro byinshi cyane bamba bari kaza kuba surprise basira basi Nundi nari kambe nduka gato. ariko ntumengereze ntumengereze Kira. asura mu cyumba kandi cyangwa mufite nuza umva nimba hari urufunguzo hano rumwe funga hano rujya utaza kumpengereza fungaho ntumengereze kameraman twagiye reka mfungeho gato ataza kugira gutya aha okay twagiye twasubiye hanze ya mpano turaza kuyimuzanira tugenda mba rero umva ceceka bigenze bite se nyine ndagiye nsanga yaragiye kugenda ko arimo n'undi muntu wiga bari mu cyumba banzuza yegera sorejwe mwari nanamufungira ndo uretse gatureba uretse gacyatoba mu rufunguzo rw'umuryango namufudira nguru sunda mubyo ko nzanye ibintu biremere nimba ni mukwikorere nimba biza ariko reka kanyuca umuti turaserera ntabwo nsakuza ariko akora bakunzi ba Kigali 50 reka tuze dukomeze turebe ko biza kurangira bakunzi ba Kigali 50 nk'uko mwagiye mubibona nyine sinzi no mukobwa ariko ubundi wazanye iki ko mbona umeze nk'umuntu ufite ikintu waza umva nese urajya ngo nyikubwire narakimuha tegereza abantu tegereza umpembe ninsanga rikize nta birenze usura hari ikintu kibi cyane urukaho mana twagiye twagiye bakunzi ba Kigali magana mva nkubwire rero bakunzi ba Kigali 50 nkuko nyine murimo murabona ko biza kugenda tugiye kumukorera surprise ariko ntabwo nzi no mukoko ikintu yazanye yambwa ati twazitangaza amakuru Mustafa imeze bete ngufungurire yewe uyu mufuka uyu mukarane se aje hikore ni hatari okay noneho zagahora ariko nuhubuke zagahora banzagaraho Umeze mpuzaniye ibirayi n'ibishyimbo n'igitoki uraza kumpaho se nubwo hari umuntu wantumye ntabwo ari ibyanjye uraza kumpaho nawe ndi bukwime. Gocha haro wagaranye hariya. Ureba hara hirya reba hara hirya. Tugendere byara hirya. Tugendere byara. Wikoreye sare hano. Wikoreye. Wikoreye ari hano. Wikoreye nyine ari hara hanze ariko agiye kuza. Akoze ko wamenye ntacyo nari nanarya. Wari hano ku ruhande. Ntacyo. Wari wabwiye. Ne ntarateka. Najya go. Wikoreye. shari ngo mbabarira utuza ndakwinginze shari bana wambabarira ukafasha gogo shari bana Akabizi n'umugabo mana birandenze shari Musta surprise wayibonye shari urukundo ni rwubawe dore bya bishyimbo n'ibirayi Saint Valentin yubawe uno munsi ni umunsi mwiza wa Saint Valentin. Nice to see you. Mustafa, congratulations Mustafa, nakuzanishyire wawe. Bakunzi bacu nyine murimo murabibona ni ka kazi duhora dukora. Ni ka kazi akoma. Nabibonye. Urakoze cyane. Nabibonye. Mwavuganye se kuri phone basi ko ari buze gusona. Ntabwo nyifite nimero ye yaranimutse si yambwira biri seriye. Byakirute se. Umva nje nyine birandenze no muhungu ndamukunda n'umutima. Rukundo ni rwonye. Birandenze nanjye. Birandenze pe.
birandenze. Okay. Usta twicare ntacyo tuganire. Hari icyo ushaka kurenzaho se? Umva njye Ijambo ryiza ijambo ryo ntago ryabura ariko ari ikintu numva nshaka kubanza kumubaza. Yego. Sheri Muteze amatwi. njye hari ikintu nshaka kukubaza. Ari ibintu nabonye ku mbuga nkoranyambaga. Meru kumbwira yuko nyine ari ngikunda ari ngewe tuzabana. Washatse umugore ryari? Okay. Byabayeho Pole bebe. Umva nije kuri ndaguha ukuri kandi ni wowe ukuri kandi agomba kuguha ukuri. umva ruka nije nawe umva ubu niwe mugore mfite aka kanya nabonye umugore wawe abantu bose bazi kuri YouTube ratatanga ubuhamya. Oya, mubwire sheri kuki wabaye umusitari sumbwire mba mbona ahantu hose abaye umusitari n'isume reka sinakubwira kuki wabaye umusitari sumbwire koko niyo mpamvu wahise ufata gahunda wimuka utambwiye ushaka umugore ntiwambwira none utangiye kumbwira ngo nta mugore ufite wambabariye ukambwiza ukuri be umutima wanjye nagerageje kuko uri ukose mana we wirira rego ese twasanye ngurira ndi buguha ukuri kandi birakurenga muko nyine basubize wenda mbatuje umugore byabayeho ariko burya ikigaragaza byose ni gutya ariko ubu nanimutse ubu niyo mpamvu ndi hano ndi jyenyine ntawe uhari ni jye jyenyine wibana wenyine jyenyine kuba nyuma y'ibyo biganiro wa mugore mwabanaga byaje kurangira nyine ntawe byagenze neza nta mugore mfite shuwa icyo utumva switi rukundo ni rwogere rukundo ni rwogere rukundo ni rwogere rukundo ni rwogere switi nijye nawe Mustafa Mustafa yewe kameze kandi sheri none sije oya be wampaye ibiganza byawe please wira Mustafa sanga none nawe urarize bakunzi bacu nta mosiyo batanye nkubwire sibyo nimba uzi ko nta mugore ufite mbabara ngo ikimenyetso cy'urukundo ngukunda bikore niko biri nta mugore afite ikimenyetso cy'urukundo ikimenyetso cy'iki shaka kumuha ikimenyetso cy'urukundo kumufuka ambabarire abari njye uzaba umugore we ndamukunda ndabikwemerera rukundo ni rwogere hahiye koko adashya twaje mu kazi kose nka Kigali 150 katuze turebe impeta ngwaye ni urukundo waba wambaye isume waba utayambaye uri uwanjye forever Mustafa mutereye Mustafa mutereye umva ni wowe Mustafa mutereye beto yicara ni ukuri kwisuko hasi ibyo avuze ni ukuri nanjye ndi mukuri urukundo nijye nawe full love dore ngiyi iyi ngiyi ko twaje mu gafite ntabwo nari kubikubwira ko yari surprise y'umuhungu nkunda uyu niwe muhungu nakunze bwa mbere akiri no hasi atarazamuka ngo abe umusitari gusa nyine nari naramuzi ati birandenze barimo barenjoyinga ni kuri Severante Place bivuze ko ari kuri Severante angane kwa Mustafa aho yimukiye nyuma yo kuba yari muri Kicukiro yaje Nyamirambo ndagukunda shiri basi mutwemere tubaganize twicaye
wirira ariko koko wirira sha tubise ko ari umusitari ukina amafilimi mu staff no muri agent wagaragaye neza yambaye isume ku kipe y'igihugu Amavubi yagiye sugira yakoraga umuti bikagenda neza abanyarwanda bose bakava muri guma mu rugo. Yes, bakunzi ba Kigali 50 mwabibonye nyine uko tuza ni kuri atuza ni kuri atwinjira byari ngombwa ko kuko aduhamagara kamwe ati Siaka ngwino rwose ntongore surprise mugabo wanjye nubwo yimutse sinzaho yimukiye atari ko arambangiye nanjye nari mpaze ariko nahamuzanye mwabo Mustafa wamutereye ivi ahita arambarara hasi mbabire ibintu barimo ariko rukundo nirwogere nuko umva mumbabare tuganire abantu ibintu by'inkundo bizanye mangene mu kazi sibantumye sibamamage nkaza ukanuma nkagutumikira shanu kuri wakoze Imana igumugisha ngiye ntago nabona ikintu nakubwira gusa nyine thank you. Mustafa turi ku itariki 14 ukwezi kwa 2 2021 wakira uta kubona umukobwa mumaziye mukundana nubwo waje gukora amakozu gakora gahunda n'umubwire wenda ukaza kugenda ukundi kuntu kuri no munsi kabatika muterere ivi agutere ivi abantu bose babirebaga urababwira iki muri rusange ubyakiriye ute? Okay, urakoze cyane niba uvuga ati nari mfite umuntu mu minsi yashize kwano kwisayidira nk'umuntu ariko ubu ngubu so ibi uko mbyakiriye niko kuri kandi urukundo rwe ndabizi yankunze birenze nta nurankunda nk'uko yankunze n'ibihe twagiranye ntawe turabigirana uyu niwe ukuri ati yankunze birenze ati nibihe twagiranye nta n'undi muntu numwe turabigirana mu maragiye kingana iki koko uyu mwaka no wa 3 mukundana yego waruzi ko afite umuntu mu rugo nyine handi yabaga oya nyine njyewe ari umukobwa nigize gusanga iwabo arambwira ngo ni sister ariko nyuma nza kumenya ko ari umukobwa bakundana ndivumbura nyine ndagenda nyuma umuntu nyine ngamuneke arambwira ngo nta mukobwa uhaba nyine nibwo nyuma naje kumva ngo yarimutse perereza amakuru y'ahantu yimukiye ari nabwo nyine nahise mbamenya ndavuga ati ku munsi wa Saint Valentin nimba akinkunda cyangwa atakinkunda basi nkomeze kumwereka ko urukundo namukunze n'ubundi nyirufite niko nyine guhita nza kugira ngo mwereke ko n'ubundi umutima wanjye ari umwe rukumbi. Yego umutereye ivi ese uramuka buriya umutereye ivi kamwakimeta akayanga kokora kubigenza ute? shobanza nari kwiyahura n'ubundi umva nashaka kuza kuva iruhande rwe rwose ambabareye twanakwigumanira sibyo sheri aha niwe nta kibazo ntabwo mva nduwiwe none wanjye ubundi Mustafa umunsi wa Saint Valentin ukwibutse iki cyangwa ukubwira iki uno munsi ubukubwiye iki cyangwa niki wera kwibutsa? kinyibutsa ni ukuri mu rukundo ariko arabigaragaje ni ukuri mu rukundo so imyaka 3 ishize harenzeho umunsi umwe uyu munsi imyaka 3 n'umunsi umwe nukuvuga tariki 13 14 hari n'umunsi mwiza tavuga ati niko biri surateta ngenda mukunda nzabimukorera ku bushobozi bwanjye bwose nzamukorera uru rugo karubwa abasitari umwe ni umukinnyi w'amafilimi ni icyamamare ni muganga undi ni umurigenti urumva wambaye isume abanyarwanda baramenya abasitari bose barayambara isume ibisume undi nawe arazwi mu bintu bikomeye cyane uru rukundo rwanyu bizagenda cyangwa se muri ibyamamare? Okay, buriya abahuje umutima ibintu byose barabishobora kandi turumvikana mu bintu byose turumvikana. Okay, Siaka ikintu nakubwira ni ukuri Imana sinzi abantu baba bafite umuntu bazajye babishyira mu bikorwa babigaragaze ntago nkunda abahungu benshi ndakeka wenda ntago naba neretswe n'umuhungu umwe ariko mu bantu bose nakunze kuri iyi si y'Imana
uno muhungu ni uwa mbere Mustafa ndagukunda n'umutima wanjye wose ngenda mukunda nanjye nuko twikunda sheri ndagukunda nukore umva I love you forever Ndagukunda ubuziraherezo ni ukuri abafana banyu muri rusange ku ruhande rwa Mustafa Isumi ku ruhande rwa Koko mu mafilime agiye atandukanye reka mbanze musabe sheri wazambara nanjye ukanyambika isume tukajya mu muhanda tuyambaye ibyo ni ibintu biri sipo biroroshye ndumva emosiyo zindenze muri njye biroroshye nzabimukora umva ariko ikintu ahise agusaba kiragoye uzamwambika isume mujye mu muhanda muyambaye hejuru nta n'ikintu mwambaye pfa kuba nzahandi kumwe nawe ntawe uzamuntwara akambara agasutiya n'agasume sinandi kumwe na sheri isa ari undi mugabo nyine nta muntu wakora cyangwa covid nivaho imipira yaje na nk'ikipe y'igihugu Amavubi yongera gukina n'indi kipe tugenda kuri abambara imikenyero gutya tuzajya twe dushyiramo isume ego kwere niko bimeze kuri ubu ngubu rero iyo umuntu ateye fiyansaye agatera ivi nibwo iyo ateye ivi akambika fiyansaye dukomeje ikiganiro cyacu nyine bamutereye ivi Mustafa umukunzi we yamubwiye byinshi bose ni abasitari bose ni ibyamamare bose nyine murabazi nta muntu utabazi turebe ibigiye gukurikiraho tuzakomeza gahunda zabo turebe uko zizagenda ese koko kuba mutereye ivi Koko ateye ivi Mustafa bizagenda bite ese Mustafa agiye gushaka umugore urabona ko barimo barakora nibyo gusomana nyine bizirwe ni Saint Valentin umva murekere tuganire bana yes nari nagiye akunda namba byo marabikora mu cyumba Musta yes gahunda y'ubukwe ni rya kuresha 3 z'ukwaka sheri bwanjye nawe cyane rwose wow eshatu z'ukwaka yumana eshatu z'ukwaka niko bimeze eshatu z'ukwakane zaba umugore wa Mustafa byiza cyane urabibwiwe kandi ntabwo wari uzi ako ntabwo mwema biziranye mubwiye itariki kuko ateye ivi indoto zanjye zihura n'ize reka birahura rata arakubeshya gusa nyine tujya gutandukana n'ubundi twatandukanye dufite ubukwe habucamo ukwezi ari bucemo ukwezi kumwe birangira nyine bihagazeho gatoya nyine byagaze kubera icyo kibazo nakubwiye cy'umukobwa nahasanze nyine nkagira ikibazo nyine cyo gufuha nkahita nivumbura yes nta gufuha kuko mu gihe wenda umuntu aba ataratera ivi ngo yambike impeta umukunzi we cyangwa muri fiyansaye cyajya mu rukiko numva utafuwe buri kimwe mu bakobwa nk'abandi bose gusa nyine ikintu ngiye kwiga amaze kuba umusitari mu masomo ahantu hose abacicikana hano iyo nkuru nta n'ahantu itageze no ku bindi bintu byinshi maze kumubonaho bigiranga ko amaze kuba umusitari ngiye kwihangana nko rasita ko nimba nkiniye ayo mafilime hari igihe nkina role zitandukanye ibintu byinshi nkora muri sinema nyarwanda bitandukanye ashobora kuba wenda abona nakoranye nk'ikiganiro n'umuhungu runaka cyangwa nanakinanye n'umuntu ikintu akaba yarakara ariko kubera ko nanjye nyine icyo kintu kibaho nanjye aramutse abonye ndi kumwe n'umuhungu ntabwo yarakara nanjye nizambona ari kumwe n'umukobwa nazarakare ariko azasibe kumutera diki byo byambabaza cyane diki nyine ntazakoma umwana mpari kinyafu abantu batazi koko ni umusitari ni umuhanzi wa filime nyine nakunze kubivuga ariko reka kuri uyu munsi wa Saint Valentin hagira indirimbo aririmbira umukunzi we hanyuma tunagane ku musozo ibindi tubyereke Imana ibindi tubihagarire abafana umwana wanyu no kwandika muri comment uragira ngo ndirimbire Sherise nunguye ngiye kumuririmbira agace kamwe k'indirimbo yanjye ntabwo naririmba yose ngiye kuririmba gatoya be sinjya nifuza gukanguka iyo ndi kurota ndi kumwe nawe mukunzi uri ijambo ryiza nazigera numva ahandi uri ibyifuzo byanjye binyuzuza umutima basi reka ndekera ahangaha
basi reka ndakira aho ngaho ndetse natwe dusoreza aho ngaho. Mwakoze mwenjoyinge umunsi w'isabukuru y'abakundanye Saint Valentin. Ubu hariho Valentin na Valentine hadashya. njyewe uyu munsi ntabwo nahabiri seriye be uriya muhungu uri mu cyumba umusohore nimba nyine arara nimba mubana yiyeranje ngenda guma aha ngaho. uvuze ibintu nateguye ariko Agura mutibi cyangwa araza kugusura. uriya ni uwaje urabona imvura iri kugwa